Ibihe byiza nshuti bakunze mudasiba gukurikirana Taifa Rwanda umunsi ku wundi. Turabashimiye mwebwe mwihebeye gukunda ndetse no gukurikira ikiganiro isesenguramakuru. Ni ikiganiro kibageraho buri munsi kandi ni ikiganiro kigira ibiganiro byinshi kuko buri nkuru tuyisesengura ukwayo. Ngira ngo niyo mpamvu dukora amavideo magufi nuko bimeze. Hanyuma uyu munsi wa none rero tugiye kugaruka ku mudije ukomeye cyane mu Rwanda. Ni umudijekazi wubatse izina w'umukobwa rwose w'umwari. Uwo nta wundi ni uwitwa DJ Sonia. Uyu munsi wa none ari gutabariza inzego nkuru z'igihugu. Afite ikibazo cy'abantu bari kumutoteza ndetse no kumukorera iterabwoba. Ni ikibazo kandi gihangayikishije cyane mu Rwanda kuko hari abandi benshi mu ruganda rw'imyidagaduro bamaze guhunga igihugu. Ahanini batangaza ko zimwe mu mpamvu zibatera guhunga igihugu harimo n'ubundi kugira impungenge ku mutekano wabo, ababatera ubwoba, abababwira ko bazabagirira nabi n'ibindi. Itoteza ndetse n'ivangura ni ibintu bimaze gufata intera mu Rwanda kuko abantu benshi barahunze mu ruganda rw'imyidagaduro mu Rwanda, yaba abanyamakuru, abahanzi n'abandi. Gusa se biterwa n'iki? Uyu munsi wa none niyo mpamvu nateye impungenge kuko ntago nyine umuntu ahunga ngo tumenye ibyanyabyo cyangwa se tumenye ubundi byatangiye gute birangiye gute. Niyo mpamvu uyu munsi wa none inzego z'itangazamakuru, inzego z'umutekano bakwiye gufatanyiriza hamwe bagasenyera umugozi umwe mu guhashya ayo macakubiri. Niba ari nabo baterabwoba bamenyekane bahanwe, nimba wenda ari n'udutsiko runaka kuko burya ngira ngo agatsiko, ikintu bita agatsiko niho cyo kintu kibi cyane. Iyo abantu bihurije hamwe wenda bafite umugambi runaka wo kugira nabi biroroha cyane kandi bafite ingufu nyinshi kuko agatsinda k'abantu runaka ayo macakubiri hashize imyaka leta y'u Rwanda igerageza guhangana nabyo. Gusa hari abanze kumva cyangwa se bavaniye ibiti mu matwi. Uyu munsi wa none bari guhembera urwango, amacakubiri, udukuri tw'iterabwoba, kubuza amahwemo abantu runaka se mu gice runaka. Ni ikibazo kandi kimaze gufata indi ntera. Hari n'ibishingiye nyine ku birogo by'abantu batandukanye bagenda bagaragariza ko babayeho nabi, bamerewe nabi, nta mutekano bafite. Bimaze guhangayikisha benshi. Gusa icyo twifuza ni uko utwo dutsiko tw'amabandi cyangwa se utwo dukundi twamenyekana, nimba ari ababihanirwa bakabihanirwa. Gusa icyo dushishikariza abantu no kwikosora no kwisubiraho. Nshuti bakunzi rero, mudasiba kubana natwe umunsi ku wundi. Hano wisanze ni Taifa Rwanda. Icyo usabwa ni ukubana natwe ukadukurikirana umunsi ku wundi, ukiyemeza gukurikirana ikiganiro isesenguramakuru. Turabashimiye cyane kandi